ikipe ya Arsenal ibona intsinzi gutyo ngira ngo yari match rikomeye cyane. Mbere aho gatoya abakunzi ba Arsenal wabonaga rwose bavuga bati se ya Atletico ya Coach Simeone ya Alvarez y'abakinnyi bakomeye dusanzwe tubona muri ikipe ndetse no mu ekipe yabo y'ibihugu tureva mu nzara bakibuka ibyo bakoze ekipe ya Real Madrid abandi bakaza kuvuga bati ibyo ntimubitubwire kuko iyo Real natwe ibyo twayikoreye muri Champions League turabyuka nk'ibyabaye ejo ariko ari match nziza mu by'ukuri. Urebye ni Arsenal yamanutse mu kibuga nkuko twabigarutseho ku munsi w'ejo ifitemo ibyuho nubwo wenda bitari byinshi cyane wenda muntu waburaga ni Martin Odegaard kapiteni wabo abandi ni muri secteur navuga ya attaque cyangwa se mu busatirizi bw'iyi ekipe kandi bamaze n'igihe baravunitse abo bakayituvuga abo ba Gabriel Jesus ariko urebye mu by'ukuri icyo ekipe ya Arsenal yakoze kwari kugerageza kwagura effectif muri zo departement zose ku buryo n'umwe ushobora kuba yagira ikibazo n'undi yamusimbura. Uyu mukino rero usibye wenda intsinzi amaso menshi cyane abantu bari bayateze kuri Gyökeres watsinze ibitego bibiri twari twabigarutseho ku munsi w'ejo ko imikino yari ishize ari 7 atareba izamu cyangwa atinjiza ariko yarakeneye mu by'ukuri no gutsinda igitego muri iyi mikino yo ku mugabane w'uburayi bitari imbere gusa mu gihugu cy'Ubwongereza mu marushanwa babakina kubera ko ataratsinda igitego. Ngira ngo rero urebye imibare ya Gyökeres muri rusange yareponze neza cyane abakunzi b'ikipe ya Arsenal babikunze kwa ngaha mu kanya nendeho ngerageza kureba imibare abakunzi ba Arsenal bagiye bibandaho cyane. Gyökeres urebye mu minota 83 yakinnye icyo bita pass accuracy no vuga ngo gutanga imipira gutanga pass kandi zikageraho yatekereje kuziganisha nyine neza zikagera kuri mugenzi we nkuko byifuza. Ibyo yabikoze mu by'ukuri 100% pass 9 yatanze zageze kuri bagenzi be ko yabyifuzaga. Hanyuma icyo bita tackles no vuga ngo gutakuringa nyine guserebeka asa nk'ufata umupira kandi nta kibazo kibayeho akawutwara ibyo bikoze 100%. Hanyuma duweri zigera kuri 5 yazitsinze. Hanyuma akora clearance zigera kuri 3. hanyuma atsinda ibitego 2 atera n'amashoti agera kuri 3 mu by'ukuri imibare ya Gyökeres ari hejuru cyane. Ibitego rero 4 atsindamo 2. Abakunzi basana baravuga bati ni rutayizamu twari dukeneye ukora ibishoboka byose nubwo atsindisha ugutwa ariko igitego kikajyamo n'uyu twifuzaga. Ngira ngo abakunzi b'ikipe Arsenal mu by'ukuri baraye bishimye bishimye. Rugaju twinjize mu kibuga ikipe ya Atletico Madrid ni ikipe umutoza yatangiye ubona ko ashaka kudefanda cyane yirinda kujya mu izamu ry'ikipe ya Arsenal ariko acungira iwe ku buryo nk'igitego babatsinze bakasifura offside abakinnyi 10 bose b'ikipe ya Atletico Madrid bari mu rubuga rwabo. Ariko ibi byose umuntu ashingiye imikinire y'ikipe ya Arsenal wabonaga ko ari ikibazo cy'igihe gusa ko biza gushoboka ko igihe baza kudebloka bakabona igitego cya mbere ikindi gitego cyaza kuboneka kandi koko byagezweho ikipe ya Arsenal iza kubona ibitego kandi mu minota yegeranye. Iyi Arsenal tuvuga mwibuke ko imaze gutsinda imikino 10 mu mikino 12 imaze gukina imaze kwinjizwa ibitego 3 gusa. Noneho kandi na wa mwimerere wabo w'uyu munsi ntago baza gusohoka mu kibuga batagutsinza umupira muterekano. Unarebye muri cya gihe byari byanze kujya mu izamu rya Atletico Madrid ngo bajye gutsinda igitego wabonaga ko akenshi bashakishaga amakosa by'umwihariko ku makufra biza kurangira Arsenal itsinze. Iyi Arsenal ya Arteta nubwo nawe mu magambo ye menshi yakomeje gukeza Victor Gyökeres na Arsenal yagize ihe myitwarire mu kibuga mu ijoro ryakeye byaje kuvamo ibitego 4. Icyambere abantu bamenya ko Arsenal gishingiye muri statistique waruvuze yo kwamaze kwinjizwa ibitego 3 gusa mu mikino 12 ubwo ni 9 ya shampiyona ndetse ni 3 ya Champions League. Ibyo bitego 3 byose kugira ngo dutandukanye ibintu byinjijwe cyangwa babitsinzwe muri Premier League. Champions League Arsenal iyo ni kipe ya Inter domira mu mikino 3 imaze gukinwa niyo makipe atarinjizwa igitego na kimwe. Ni ijambo rigufi defensive foundation
nicyo kintu kiri kiritiko mu ntego za Arteta mbere y'ibindi byose. Icyo kintu tugisobanukirwe neza. Twabisobanuye neza ko Arteta mu nkomoko ze nk'umwesipanyoli, umuntu uzi umupira mwinshi kimwe na ba Pep Guardiola n'abandi bantu bose baza abesipanyoli uko bakina bakunda umupira mwiza wataka, we yaravuze ngo kugira ngo ikipe yanjye ibe nziza kurushaho, yitije ubumenyi yakuye mu ikipe ya Everton yakinagamo hagati ya 2006 na 2009. Twatanze urugero rw'iyo kipe mu myaka 3 ikurikirana yabaye ikipe nziza iza mu makipe 6 seze 3 zikurikiranye, yazaga muri top 6 3 consecutive seasons ari Everton. Ikintu rero bakoreshaga ibanga yarazi bagenderagaho nk'umuntu wari uyirimo iyo kipe ya David Moyes, yarabizi ko ibanga rya mbere ryari ukutinjizwa ibitego byinshi kugira defense iri solide. Icya kabiri yari ikipe ishobora gutsinda ibitego byinshi biturutse ku mipira y'imiterekano cyangwa se set pieces. Ayo mabanga abiri rero yaraje arayitiza. Iryo rya mbere rero rya defense ikomeye, indabyo za Arteta dukwiye kuzimuha. They defend as a team. Na superstar even Bukayo Saka is ready to suffer. Uzamubona ahagaze neza neza hafi y'uruga rw'amahina rwa Arsenal mu gihe ikipe idafite umupira. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, abantu turatinda kuri Arsenal na set pieces ni byiza, ariko harimo irindi banga ryihishe nyuma yo kugutsinda igitego cy'umupira w'umuterekano. Muzarebe imaza kukigutsinda, ibikurikira utsindwa ntago yari iby'imipira y'imiterekano. Uti bigenda gute rero? Atletico Madrid bayitsinze igitego nibyo cy'umupira w'umuterekano. Pasi nziza cyane, pira warutewe na Declan Rice, arawunaga, arawuzamura n'imbaraga kabisa. Umunyabrazil Magalhaes arawitaba. Bafite ukuntu babanza gukora amatrick, agasa n'uri muri offside, hanyuma ajya gutera umupira akagaruka mu murongo, hanyuma agahita aza nta muntu umumakinze agakina umupira. Logique iri simple. Buriya iyo uri gutoza abakinnyi kudefanda imipira y'imiterekano, swat set pieces, corner, kufra n'ibindi, hari uburyo bubiri cyangwa butatu bushoboka. Reka mvuge ubw'ingenzi cyane. Hari ibyo twita man to man marking. Ufata abakinnyi bake bazwiho gutsindisha umutwe mu ikipe muhanganye, ugahereza abakinnyi bawe inshingano zo kubafata. Tukaba tuzi ngo swate Magalhaes azi gutsindisha umutwe, ukabwira wenda umukinnyi witwa Lenormand ukamubwira turamufata. Wenda ukabwira Jose Maria Jimenez ati wenda wowe urafata Saliba, ukavuga ati wenda bafite undi mukinnyi uzi gutsindisha umutwe wenda muri Arsenal wenda witwa Timba cyangwa wenda Timba. Ugafata undi mukinnyi wawe wundi uzi gukinisha umutwe wenda nka Rio Lent ukamubwira ati umufate. Ushobora gufata nk'abakinnyi bane bagakora ibyo bita man to man marking. Ubwo ni uburyo bwa mbere nakubwira Arsenal uburyo bikwepa. Uburyo bwa kabiri nicyo twita zone marking. Zone umupira ujyamo ukaburi danger. Buriya abatoza baba bayizi. Iyo ari kuri set pieces zitereye iburyo cyangwa imoso cyangwa ari corner, baba bazi ngo uyu mupira iyo utewe ukagwa hano umuntu yawushyira mu izamu bimworoheye cyane. Aho naho ufata abantu badafasha abantu bagahagarara muri iyo zone kugira ngo babe bambere kuri iyo baro. Uzabona niyo mpamvu bafunga premier na deuxième poto cyane cyane, kuko baba bavuga ngo ababaye abambere kuri premier poto cyangwa kuri deuxième poto badutsinda. Ukabona bagiye bashyira abantu badafite umuntu bafasha, ukabona umuntu ahagaze iruhande rw'ipoto, apana wa wundi uri mu ipoto uri kumwe na gardi uriya murike, ndavuga ahagaze iruhande rw'ipoto wenyine. Ibyo ni ukukora icyo bita kumarika zone. Hakaza ikindi cya gatatu cyo kubimixa rero. Hari igihe umuntu akora man to man gusa cyangwa zone marking gusa cyangwa akabihuza. Atletico rero yo yabivangaga, yamixaga byombi. Yakoraga zone marking ariko ikanagira man to man marking. Arsenal rero kuko bizi yuko umukinnyi wayo mwiza ku mipira nk'iyi y'umutwe muri iki gihe uri kubafasha ari umusore Magalhaes, icyo bakora nka trick ntabwo aza mu cyo bita umurongo wa nyuma wa defense. Uzabire mu defense uyoboye abandi muri defense ababwira aho batagomba kurenga kugira ngo bararize. Arabwa ngo duhagarare hano ntitwarenge bagakora umurongo umwe. We rero icyo akora ajya muri offside ariko bishaka, ajya kurarira ariko abishaka. Ariko abara yaraririye abishaka
mu gihe bataratera umupira kugira ngo umuntu atawumufasha nunkurikira ndi kugenda negera muri offside ubwo nawe niko wongera wa murongo nyine wanyu mukuraho umurongo wa mwari mwawuhagaritse mwegera izamu. So rero we ajya muri offside iyo bagiye gutera baro kwa kundi Declan uzayibona kunze kuzamura ikiganza. Iriya ni signe niryo banga rya mbere Jover yatanze mu kwigisha set pieces. Before you kick the ball kora signe, tanga nyine ikimenyetso. Iyo atanze ikimenyetso abakinnyi ba Arsenal abikora mu buryo bubiri, azamura ikiganza cyangiye gutera ariko bo baba baziranye ahantu ari butere, bo babiziranyeho babyizeho barabati kona ziterewe wenda iburyo cyangwa imoso cyangwa kufitere iburyo cyangwa imoso turayitera hano. Niko babwira ngo ngiye gukora bya bindi, ngiye gukora bya bindi kuko kona wenda iri kufurira ibumoso wenda ngiye kwitera neza muri penalty, niho bari basanga muba mubiziranyeho kuko baba barakoze imyitozo. So iyo amanitse ikiganza rero kikimanika rigoga wamagara ahita agaruka mu murongo w'abadefenseri kugira ngo atararira. Urumva ko yinjiyemo atari marked, nta muntu umufashe. Iyo agiye gusohoka rero ajya kwita mu mupira n'umutwe, icyo bamukorera nicyo muri basket mwebwe ba Iberi muyizi cyane mwita screening. Baba Saliba n'ababa Timba n'abandi icyo bakora ni ukubera imbogamizi abakinnyi ba Atletico kugira ngo umukinnyi wa Arsenal agende ari free. Screening iremeye mu mupira, kugutega umubiri nkagutega umugongo nkagutega agatuza singukuruye, nakubangamira kugira ngo udatambuka nyine ujye kumarika umukinnyi wanjye biremewe kamujena ndakujena nyine. Cya Saliba ni igisore, batimba n'abasore bafite ibindi bihungu byahize by'ibisore by'ibyirabura, iyo physicality uwo mubiri uko kuntu bateye, icyo bo bakora gusa ni ukukujena. They tend nkaho bagiye gukurikira umupira ariko burya ntabwo baba bafite intention, baba bazi ugomba gukina iyo baro. What they do ni uguscreeninga, ni nko kuba imbogamizi gusa. None wa mukinnyi akagenda ari free wenyine ahura na baro hahandi bavuganye ku isaha, bavuganye ku itariki, bavuganye umunota, bavuganye bagahita bakira mu cyico. Abahungu ni inkotanyi barategura pe. Iyo bamaze kukikurya rero icya mbere bahita bakora, bahita basubira kuri ya basic yabo defense, basubira inyuma. Uzi iyo basubira inyuma ikintu bagukorera, deja wowe watsinzwe ubu ugiye kugira igitekerezo cyo kwataka izamu. Aha Arteta ahita ahamagara Martinelli, itegure simbura. Martinelli akaza mu kibuga. Martinelli afite pace, Bukayo afite pace. Ikintu cya mbere Arsenal iti kwicisha, basubira inyuma bose bagasiga abakinnyi babiri ku murongo ugabanyamo ikibuga kabiri, ubundi bafata baro bizera ubwonko bw'umwana w'umwespanyol witwa Zubimendi. Afite ubwonko bwihuta mu gufata ibyemezo. Arsenal ikora cyitwa quick transition. Quick transition ni iki? Ni igihe wari uri kutwataka, umunani bari kudefanda, abandi babiri bahagaze ku murongo abanyamikibuga kabiri, tukiwufata hagomba kuboneka abakinnyi basohokana n'umupira. Muri Arsenal birazwi, ni umukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo cyangwa ibumoso bitewe n'aho baro isohokeye cyangwa bayiboneye. Ubwo ni mu bugarira either yaba Timba cyangwa se akaba Carafiori cyangwa se akaba Lewis Kelly. Uwo mukinnyi agomba gusohokana umupira byanze bikunze. Ninde ugomba gusunika umupira? Abagomba kwiyaranja, ugomba kumuha passe. Birazwi abantu bafite ikirenge cyiza muri Arsenal ni Zubimendi cyangwa Declan Rice, kuko baba bari muri defense. Iyo bafashe umupira bahita bashaka aho bakinnyi umwe muri abo babiri ari, agahita bamuha umupira, agahita uhereza wa mukinnyi usohokana neza. Iyo usohokanye rero kabiri cyangwa gatatu bamusaba kudakora tushe nyinshi. Wowe ibagiza abantu cyangwa opponent ko tugiye gucisha umupira ku ruhande, kora icyo bita cutting, garuka hagati mu kibuga, kuko barabibona ko abakinnyi threats zihari imbere ni Bukayo uri ku ruhande na Martinelli wahejeje urundi ruhande. So nuhita ukina baro kuri iyo linye ntago ari ibigoryi ku buryo bataba babamaritse, barabafashe kuko barabizi, kuko ikipe nayo bagize icyo bita rest defense. Hari abakinnyi basigaye inyuma bahita bajya gufata babandi Martinelli na Bukayo Saka. Uzi icyo ababwira rero, abanza ubashyiremo ikintu cya confusion, bacanganyikisha, wihita upasa baro uyicisha ku ruhande aho bari, garukamo hagati mu kibuga. We Carafiori cyangwa se wowe Skelly cyangwa se Timba, uzabibona. Ni rwo rugendo yakoze ninjoro uyu mwana
sikeli uhita ucamo hagati. Iyo uciyemo hagati rero igitego cya kabiri, iyo uciyemo hagati uzi ikintu ukora. Iyo uciyemo hagati ni nko gutandukanya defense, ihita itangira kuza kukuburoka hagati ya rest defense, noneho ikasiga ba bakinnyi Bukayo cyangwa Martinelli bari unmarked. Sinzi niba ubyumva, kuko utahise umupasa direct ukaba ucengeye winjiramo hagati. Abadefanseri basigaye muri principe ya coaching mugomba gufixa porter di baro. Umuntu ufite umupira agomba kuboneka umuntu ujya kumusatira. Usohoka rero akava kuri Martinelli cyangwa akava kuri Bukayo Saka, wowe agisohoka kitera intambwe imwe ebyiri avaho ngaho kuri urwo ruhande, jugunya yo baro. Principe yo mu mupira nta muntu urarira aturutse mu kibuga cye. Icyo kintu mwari mukizi? No ngo mpagaze ku murongo w'abanya mu kibuga kabiri nta offside iba. Martinelli arategereza ugitera intambwe umuvaho, sikeli cyangwa undi mukinnyi ufite umupira agahita awujugunya mu kibuga cyayo muri profondeur. Martinelli se mwahura muhura arangiza izamu, barahita yinaga mu kibuga cyanyu, Martinelli agahita asohoka ayikurikira cyangwa Bukayo cyangwa undi. Iyo rero rutayizamu hari bamuha barafinishinga cyangwa se nabo binjiramo batsinda nka kiriya gitego yahise atsinda Martinelli. Niki rero twakwigira muri Arteta kugira ngo tujye no ku bandi? Twamwigiraho amagambo abiri yonyine. Umupira ikintu cya mbere gikomeye kiwurimo kurusha ibindi byose, gira principe muyikomereho. Ni ukuvuga ngo Arsenal defense yayo ni defense yo gutinya muri iyi season. Nabivuze match 3 batinjizwa mu Champions League. Second, be the king of everything. Metriza detail yose mu mupira, wigira akantu negirije, akantu kose kaguha igitego. Arsenal iri ku exploiter. Ikibikwereka nk'ubu ngubu umusore Victor yaje kuzamuka, ubwo tujye mu du statistique, yakoze igitego cya 8 muri Champions League muri match 11 amaze gukina. Ubwo mbaremo n'ibyo yakoze muri Sporting, ubwo bibaye ibitego bye bya mbere biri muri Arsenal muri Champions League. Match 3 batsinda batinjizwa, match 2 bafite zisa n'izikomeye. Bafite Bayern ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11. Tuzareba Arsenal kuzitwara kuri iyo game. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere bafite Inter Domira away, Bayern yo bazayakira. Nizo match ebyiri Arsenal ifite zisa naho zikomeye. Tuzongera gupima koko ubukomere bw'ikipe ya Arsenal. Inenge imwe abantu bose bavuga kuri Arsenal imwe yonyine, lo collectif irusha ikipe zose kuri ubu ngubu mu kwitwara neza. Ikibazo, they don't have what we call a talisman. Iyo biri kujya muri demi finale, iyo biri kugera he, you need a Hurricane, Mbappe, Lamine Yamal cyangwa Rafinha wase zishize, Lewandowski mwiza muri Bayern, Messi wa Barca, Dembele wa PSG zishize, Ronaldo wa Real. Hari match zidatsindwa iberi na tactique cyane, zisaba kuba ufite umukinnyi w'inyenyeri we ku giti cye agakora amajiza. Niko kantu ubona muri Arsenal ukabona ntikabura ntigahari. Yakaba ari igiye koresi ariko ntabwo bikunda. Yakaba nyine ari igiye koresi bafasha kuri izo game zikomeye cyane, ariko nawe urabona ko uburyo ari gutsindamo nyine bwa buryo uvuga ngo ntabwo ari wa Mbappe cyangwa ba Dembele turi kuvuga. Ariko nabonye akantu keza bavuze bati nka Martinelli no mukinnyi mwiza, ariko abantu bose batabibona. Uzi ko nka sezi ishize bari muri sama haje ikintu cyo gutekereza kumugurisha, kuko baravuga ngo tuzanye Eze na Madueke bashaka gukina uwo mwanya, kandi basanze Trossard usanzwe ahari, reka tugurishe Martinelli kugira ngo tubone nayo mafaranga tunabalansinga ibitabo byacu. Ariko manager cyangwa se Arteta aravuga ngo oya, twimugurisha kubera ko nzi icyo mbona muri Martinelli niwe mukinnyi wenyine uri muri Arsenal ushobora kugufasha muri iryo ry'ama counter attack, ariko igihe mukeneye ko yafasha nimero 3 niwe muntu wa mbere umufasha. Bura niyo mpamvu nimugura bashyizemo Lewis Skelly. Yavuze ngo nshyizemo Skelly ntabwo mwizeye cyane mu kudefanda nkuko nakizera Karafiori. Impamvu rero nazana Martinelli nuko yaza kumufasha igihe tudefanda nk'ibyo Bukayo yakora. Ubwo rero baravuga bati Arteta yize ikintu gikomeye cyane cyo kumanaginga swadi afite, kuko ubu turavuga ngo ashaka gukora impinduka imwe cyangwa ebyiri, ariko ntabwo agihuzagurika cyane mu gupanga 11. Yamaze kubona 11 be bakina. Bango rero ahantu bamuteze hari umupunditi wavuze ngo Arsenal uko nyibona ifite ubushobozi bwo kwegukana Champions League na Premier League both. Ariko aravuga ngo nyihaye test ebyiri. Test ya mbere yari itsinzwe niyo gutsindwa na Liverpool nk'umu opponent bahanganye. Ariko aravuga ngo nubwo batsinzwe na Liverpool, nyuma yaho bakoze reaction nziza kwerekana ko ntabwo baheranywe n'icyo kintu cyo gutsindwa na Liverpool. Ahandi yarayiteze haranga kuri Atletico ni ikipe defanda neza, ifite uburyo umupira ifite kugira ngo itakaze bigora, ifite mediane ya ba Pablo Barrios na ba Koke. Reka ndebe uburyo Arsenal iza kwitwara. Ibitego bine yatsinze rero umupondito nyiravuga ngo test ya kabiri yitsinze. Ubwo kuri Bayern
Arsenal iramuka itsinze izaba itanze ibimenyetso by'uko Champions League iri serious Arteta yavuze ijambo rugangura tujyane yavuze ngo the way we prepare the matches uburyo duteguramo imikino is always to hurt the opponent as much as possible. ati tugerageza kubabaza cyane abo tuba duhanganya ba adversaire as frequently as possible. Ikintu kiri frequent cyane gisa nkaho gihoraho gisubiramo ukabikora kenshi kabisa. Manamaje no kucyo kugira abakinnyi beza kandi benshi niba bitari kumugora ako kantu Iberi yaravuze afite n'abasimbura benshi beza aho yabisubije mu ijambo rigufi cyane rigoga yavuze ngo when you look at the top teams in Europe iyo urebye ku ma ekipe akomeye ku mugabane w'uburayi ati that's what they have ati nicyo bafite nicyo barusha abandi. Yes, we have to manage that in a really cohesive system.